Ngaha turaje Nyagasani, twitabiriye ingoma y'urukundo, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, ije kutugira neza kuri wa gatandatu cy'umwaka cya 32 mu byumweru bisanzwe, tariki 16 Ugushyingo 2024. Ngaho tugiye guhurira n'Imana. Isomo rya mbere ni iryo mu ibaruwa ya gatatu ya Yohani, umurongo wa 5 kugeza ku wa 8. Nkoramutima yanjye Gayo, uragaragaza ukwemera kwa mu by'ukorera abavandimwe ndetse n'abaturutse ahandi. Abo nibo babaye bahamya b'iby'urukundo rwawe mu maso ya Kiliziya. Uzaba ugize neza kandi nubashakira ibyabafasha mu gukomeza ubutumwa bwabo ku buryo bunyura Imana. Koko rero bahagurukijwe no gukorera Kristo, ntibagira icyo bahabwa n'abatamwemera. Twebwe rero tugomba gufasha abantu nk'abo kugira ngo tugaragaze ko dufatanyije kogeza ukuri. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 112. Hahirwa abahimbazwa n'amategeko y'Uhoraho. Hahirwa umuntu utinya Uhoraho agahimbazwa n'amategeko ye. Urubyaro rwe ruzagira amaboko mu gihugu. Ubwoko bw'abantu b'intungane bugire umugisha. Ubukungu n'umunezero bibarizwa iwe, n'ubutungane bwe buhoraho iteka. Mu gihe cy'umwijima yaka nk'urumuri rumurikira abantu b'intagorama. Koko impuhwe, ineza n'ubutungane nibyo bimuranga. Hahirwa umuntu ugira impuhwe kandi akaguriza abandi, ibintu bye aba abigengana ubutungane. Ntago azigera ahungabana bibaho, azasiga urwibutso rudasibangana. Hahirwa umuntu uhimbazwa n'amategeko y'Uhoraho. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Evanjili ntagatifu uko yanditswe na Luka, umutwe wa 18 umurongo wa 1 kugeza ku wa 8. Muri icyo gihe Yesu acira abigishwa be umugani, abumvisha ko ari ngombwa gusenga iteka batarambirwa. Nuko aravuga ati, mu mujyi umwe hari umucamanza utatinyaga Imana, ntiyubahe n'abantu. Muri uwo mujyi hari umupfakazi wazaga kumubwira ati, ngira noneho duhora tuburana. Amwirengagiza igihe kirekire. Ageze aho aribwira ati, nubwo ndatinya Imana bwose kandi singira uwo nubaha, uriya mupfakazi wandembeje ngiye kumucira urubanza rwe rurangire, areke guhora aza kumena umutwe. Nyagasani arongera ati, nimwumve ibyo uwo mucamanza mubi avuga. Imana se niyo yarangarana intore zayo, ntizirengere kandi zitakambira amanywa nijoro? Ndabibabwiye, izabarenganura vuba. Ariko se igihe umwana w'umuntu azazira, azasanga hakiri ukwemera ku isi? Iyo ni Evanjili ntagatifu. Ariko se igihe umwana w'umuntu azazira, azasanga hakiri ukwemera ku isi? Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro, mugubwe neza, turangamire Nyagasani, niwe gakiza kacu. Aya masomo ndagusaba kugira ngo uyumvane ubushishozi, uyumvane ubwenge, bityo akubere nyine isomo ry'ubuzima. Muri aka kanya mu kuvuga kuri amasomo hari inkuru tugiye gukurikirana. Wasanga umeze nk'uyu mugore tugiye kuvuga, wasanga nawe ufite icyago kimeze nk'icy'uyu mugore tugiye kuvuga, wasanga uri mu mazi abira nk'uyu mugore tugiye kuvuga, wasanga urembejwe n'ibibazo byabura ibisubizo nk'uyu mugore tugiye kuvuga, wasanga ufite uburwayi bwaburiwe umuti umeze nk'uyu mugore tugiye kuvuga, wasanga ufite ibibazo byinshi cyane bigutera kwiheba, ndetse wasanga nawe uri hafi kugera ku bwiyahuriro, uri hafi kujya kwiyahura kureba ibibazo byakurenze. Kurikirana iyi nkuru rero kugira ngo nawe nusanga uri mu bibazo bimeze nk'ibi, upfuka musenge ubutarambirwa, ubutarambika isengesho. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo mu rugo rumwe ngo bari barabuze urubyaro, hashira igihe kirekire batabona urubyaro. Nuko umugore aza kubyangirikira amahura n'itotezwa rikomeye. Ari abaturanyi bakamutoteza, ari wabo umugore bakamutoteza, ni wabo umugabo bakamutoteza, n'umugabo akaza kumutoteza. Nuko igihe kimwe kiza kugera, umugore abura ahantu yakandira, afata icyemezo cy'uko birangiye nyine agiye kwiyahura, kuko kwahukana ntibyakunda,
bitewe nuko ntaho yajya mu miryango y'iwabo, nuko afata icyemezo ko agiye kwiyahura. Ntiyagira n'undi abibwira, habe n'umugabo we yewe. Nuko ngo ageze mu nzira agiye kwiyahura, aza kwibuka ijambo bavuganye n'umujyanama wa roho, ati ntuzagire ikintu na kimwe ukora utangishije inama. Nuko basezerana batyo. Ageze mu nzira aza kuvuga ko icyo kintu cyo atigeze akibwira umujyanama wa roho. Ari mu nzira yibaza ati se nibimubwira ntaza kumbuza kwigira iyo nari ngiye, ariko reka njye kubimubwira kugira ngo nze kumusigira byibuze umubare w'ibanga w'amafaranga ahereye ku makonti, ahasigaye ntigendere. Nuko aragenda, bageze ku mujyanama wa roho atangira amutekerereza uburyo agiye kumusigira umubare w'ibanga. Biheraho rero amubwira n'urugendo agiyemo rwo kujya kwiyahura. Umujyanama wa roho amubaza impamvu koko nyirizina agiye kwiyahura. Wa mugore aramubwira ati umva rero, iwabo w'umugabo ari n'iwacu, ari abaturanyi, barandembeje, bari kumbwira ngo nanjye njye gupima amahirwe nk'uko umugabo agiye gupima amahirwe, we akaba yarabyaye akafite umwana. Ari umugabo nawe arandembeje, ambwira ko ari njye utabyara, njye ufite ikibazo kiremereye. None rero nabuze uko mbigenza, ari iwacu kwahukana ntaho nakwirwa, kubera ko iwacu bashishikariza kujya gupima amahirwe ngo nanjye ndebe niba ari njyewe ufite ikibazo, dore ko umugabo we yashoboye kubyara ku ruhande. Nuko umujyanama wari aramubaza ati ese niki cyakomeje ko umugabo yabyaye? Ati nuko nyine uwo mwana yabyaye koko basa. Ubu rero nanjye ngiye kwiyahura, kuko sinakwihanganira ibitotezo, sinakwihanganira incyuro z'umugabo, sinakwihanganira incyuro z'iwacu. Bose bamfasheho ijambo, bari kugenda bancyurira, nabuze iyo nkwirwa. Ubu rero nanje kugusezeraho nkuzanira umubare w'ibanga aho amafaranga aherereye, bityo uzakomeze unkorere ibikorwa by'urukundo najyaga akora byo gufasha abana b'imfubyi, ahasigaye njyewe ndagiye, nanje kugusezeraho. Nuko umujyanama wa roho aramubwira ati mbere yuko ujye kunsezeraho, ngiye gukubwira ibintu bitatu ujyana ku rugendo aho ugiye. Nuko wa mugore amatwi arayabangura kugira ngo yumve ibyo bintu bitatu agiye kujyana ku rugendo. Nuko umujyanama wa roho aterura Bibiliya, abanza kumusomera amasomo yo kuri uyu munsi, irya mbere ryo mu ya gatatu ya Yohani, ndetse n'ivanjiri uko yanditswe na Luka, yo gutarambika isengesho. Nuko wa mujyanama wa roho aramubwira ati ibyo bintu bitatu rero birashingira ku ijambo rimwe, kutarambika isengesho. Icya mbere, uraza kubisuzuma usange abo bose bari kugutoteza nta kindi nuko barambitse isengesho. Impamvu nyamukuru umugabo wawe yagiye ku ruhande ngo gupima amahirwe nuko yarambitse isengesho, kwihangana biramunanira. Impamvu abo ngabo bagutuka bakagutoteza, abaturanyi, abamenyi bose bagufataho ijambo, nuko barambitse isengesho, bafata amagambo y'urukozasoni mu minwa yabo, bafata amagambo yo gusibanya mu minwa yabo. Nuko rero barambika isengesho. Urugero twahawe muri ivanjiri rw'uyu mucamanza mubi, reka tuvuge umugome yewe, ugera naho noneho we ahinduka akava gucyemezo kubera iki wa mugore wamurembeje. Uko niko Imana yo noneho irengeje ubwiza ngo umucamanza w'umugome. Imana inyampuwe yabura ite wo kuzakurenganura, yabura ite kuzakurengera, ko nta kibi wumva urayikorera, kabone nabo bayikoreye ibibi ikomeza kugenda ibarengera kandi ikabarenganura. Wowe hacura iki kumva ibyo byose atari wowe byiteye? Rero no gutegereza no gukomeza ugategereza. Ikindi nakubwira ko umucamanza nuko uzacunye mu bintu byose mu mateka. Igihe cyose Yezu ntabwo dusezeranya ko tuzabura ibibazo mu buzima bwacu, ahubwo aranaturengeza ati, akabwira abigishwa bati muzabona ibihembo byinshi ariko n'ibitotezo bitabuze. Ikindi kandi arabasezeranya ati ibintu byose muzakora, kwigomwa, kwitanga, ariko hagasoza kandi ati uheka umusaraba wamaze unkurikire. Nawe rero icyo ubura gikomeye cyane no guheka umusaraba wawe no kwakira ibitotezo n'ibibazo, kuko ubuzima bw'umukristo butaburamo ibibazo, butaburamo ibitotezo, butaburamo ibyago, butaburamo umusaraba. Rero mu kimwe kizakwereka abantu barambiwe no gusenga, no kurambika umusaraba, no kurambika isengesho, ikaza kurangira kwihangana bibuze. Ngiye cyaranze umugabo wawe kwihangana
kukabura kukaba buke. Icyaranze iyo miryango y'iwanyu baranze no kurambika isengesho. Iyo umuntu arambitse isengesho akora amarorerwa, aguca inyuma. Iyo umuntu arambitse isengesho arivumbura, arivovota, agakubwira nabi, akagutuka, akagutonganya. Kubera iki? Yarambitse isengesho. Ngabo rero abashoboye kwiyahura, abo bose nuko biyahuye. Ari umugabo yari yahuye nuko utabizi, ari abo bose abaturanyi, inshuti, abavandimwe, abo bose nabo biyahuye kuko babuze kwihangana. Niyo mpamvu bagutoteza bene ako kageni. Iyo umuntu yaparitse isengesho, yahagaritse isengesho, avuga nabi, agira abandi inama mbi, arabashora, akabashora ikuzimu, ariyandarika kuko nyine yabuze iki? Yabuze kwihangana. Icya kabiri ni amagambo ya Mutagatifu Tereza ukareka utagiye gukubwira biganisha ku isengesho. Mu rurimi rw'igifaransa ati le fruit du silence est la prière, le fruit de la prière est la foi, le fruit de la foi est l'amour, le fruit de l'amour est le service, le fruit du service est la paix. Ngo imbuto z'umutuzo ni isengesho, imbuto z'isengesho ni ukwemera, imbuto z'ukwemera ni urukundo, imbuto z'urukundo ni ibikorwa byiza, ibikorwa by'urukundo, service. Imbuto z'ibikorwa by'urukundo nta kindi bitanga usibye iki? Amahoro. Amahoro buri munsi nicyo kimenyetso cy'uko usenga, amahoro y'umutima, uhura n'Imana. Icya gatatu nakubwira mwana wanjye, n'ubundi ashingira ku magambo ya Mutagatifu Tereza ukareka kutarambika isengesho. Ubwo yabwiraga ababikira yayoboraga, bari bahuye n'imirimo myinshi umunsi umwe, myinshi cyane, baza kumusaba ko yaza kubadohorera ntibajya gusenga. Nuko arababwira ati ibintu byose mubikore, ariko ntimuze gukora ku mwanya w'isengesho, ntimuze gukora ku isengesho. Ibintu byose uzabikore, ariko uzirinde gukora ku isengesho, kuko yabuze isengesho nibwo ujya mu mabi, iyo wabuze isengesho nibwo utekereza kwiyahura, iyo wabuze isengesho nibwo ubihirwa, ukangana, ukagira intimba n'ishavu, ukivovota, ukivumbura. Rero mwana wanjye, nawe ntuzarambike isengesho kugira ngo uzere imbuto yo kwihangana buri munsi. Nuko neza wa mugore amaze kumva ibyo mwarimu amaze kumugiramo inama, umujyanama we amaze kumubwira, nuko arapfukama atangira kurira. Atekereza byose iyo myaka 10 ayimaze ari kwivumbura ku Mana, ibyo Imana itamukoreye. Iyo myaka yose yamaze ari gutonganya Imana, yajya gusenga akaba ari gutonganya Imana, ati Nyagasani njye nkora icyomboye iki. Nuko abwira umujyanama we ati guhera no munsi nanjye ngiye gusaba Imana byibuze impe ukwezi kumwe cyangwa impe n'umwaka umwe wo kuzamara byibuze ndi gusenga, ntari kwivumbura ku Mana, ntari gutuka Imana, ntari gutongana n'Imana, ahubwo nanjye ndi gusenga mu bwihangane. Nuko ntiyongeye gusubiza ya nzira y'urwiyahuriro, ahubwo asubiza mu rugo rwe. Agiye kumara uwo mwaka byibuze ngo nawe ahumara agira ate? Ahumara ari gusenga, ahumare ativumbura ku Mana, ahumare atari gutuka Imana, ahubwo ahumare ari gutaka Imana. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Nawe uyu mugore uramwumvise, ndagusaba ko nawe wamara umwaka wose byibuze utari gutuka Imana, ahubwo uri kuyitaka, utari kwivumbura ku Mana, ahubwo uri kwakira ibyo Imana yaguhaye, uri kuganira n'Imana, uri gusenga. Iyo warambitse gusenga urasenyuka, iyo warambitse gusenga uraserebeka, ugasandara. Ntuzigere na rimwe mu bintu byose uzakora, ntuzigere uhagarika isengesho, kuko iyo uhagaritse isengesho ibindi byinshi byuriraho, bikaza kurangira uguye ukagusha n'amazuru, bikaza kurangira uhombanye, uhomboka bitabuze. Nawe rero uze kongera urebe muri uno munsi aho agiye urambika isengesho. Nta muntu muzima urambika isengesho. Iyo urambitse isengesho, umwanya w'isengesho hari ibindi bigufata, kaza kurangira kwihangana bibuze. Nka muganga nanjye gukwandikira umuti ibinini 3 ku munsi: kwihangana mu gitondo, kwihangana saa sita, kwihangana nimugoroba. Igihe cyose haba ku manywa wihangane, haba nijoro wihangane, aho uri hose ukomeze kwihangana. Ugume muri Nyagasani,
ubane n'Imana iminsi yose, ntacyo uzaba igihe cyose uzaba uri kumwe n'Imana. Reka nsoze mfata aka kanya mu kwihangana, mbihanganisha namwe mwese abakunzi bacu ba buri munsi. Hari igihe gishize tutagendera ku gihe, tumenye ko inyigisho ya buri munsi hagera 3:00 z'umugoroba, 3:00 za nijoro, kugira ngo buri wese arusheho kwitegura n'amasomo matagatifu. Ariko muri no minsi nukomeza kudusabira, ntagahora gahanze. Ibyago byo muri isi ni byinshi cyane, ibyuma ntibisezerana. Biradusaba rero gukomeza twihangane, kuko ku bwacu ntacyo twakwishoboza, hari ibyo tutageraho. Dukomeze dusaba Imana kugira ngo iduhe igisubizo gikwiye kibazo turi gutambukamo, kubyerekeye nuko dushobora gutinda tugakerererwa, ntibigende neza uko twabishakaga. Hari igihe ibyuma bidutenguha, hari igihe ibyuma bisaza, hari igihe ibyuma bishobora gupfa. Buri munsi ubwayiraremereye, njye ku giti cyanjye sintayishoboza. Ibyo dukoresha kugira ngo aya majwi bagereho, ibyo dukoresha kugira ngo tubashe gushyikirana namwe hamwe n'Imana, hari igihe umwanzi se kibabiririra. Na niyo mpamvu buri wese musaba gushyira hake imbaraga ze, ari iza roho n'iz'umubiri, kugira ngo buri munsi tuzayiterurane, ejo n'ejo bundi itazangwaho nkayiyorosa. Mbasabye rero mwese gukomeza tukihangana, tugategereza, gusenga ubutarambirwa. Mu nsengere nanjye ndabasabira, kandi koko dukomeze dushyigikire buri munsi buri wese uko ashobojwe na Nyagasani, kugira ngo noye kurambika ndetse no kurambirwa. Ntituzigere turambika isengesho. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Musumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.